Imana ishimwe ku bwa Yesu. Nanone tuzahora twishima kubwe kuko ari we wafunguye umuryango ujya ku Mana ubwo yadukuragaho urubanza rw'ibyaha, cyane ko umunyabyaha atemerewe gushima Imana. Ituro ry'umunyabyaha ni ikizira, isengesho rye ni ikizira, igitambo cye ni ikizira, ariko Imana ishimwe ko Yesu yatuziruye. Imana ishimwe ko Yesu yatumye tubasha gushima Imana, yatumye tubasha kwegera Imana, yatumye tubasha kubana n'Imana amahoro. Ubwo rero Imana ishimwe ku bwa Yesu. Imana ishimwe nanone kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire. Ndakwibutsa gukanda subscribe aho nyine bakwereka ku kantu k'umutuku kari hasi ku ruhande rw'iburyo, hita ugakanda kugira ngo uzajye ubona video zacu ku gihe. Ariko kandi ugiye kuzisangiza n'abandi, ntubyihererane kuko ubu n'ubutumwa bukiza, n'ubutumwa bubohora imitima y'abantu, n'ubutumwa bukura abantu mu rujijo, n'ubutumwa mu by'ukuri isi yose ikeneye. Ijambo ry'umunsi rero turarisanga mu Baroma ibice 10:40 ibanza. Haratubwira ngo bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri Pawulo arandikira Abaroma, ariko akabandikira ababaye cyane. Ati bene data, icyo umutima wanjye wasabira ku Mana ni ukugira ngo mukizwe. Abo bantu abwira si abantu twita abapagani hanze aha. Si abantu badazi Imana, si abantu badasenga, si abantu bataba mu rusengero, si abantu bo mu kabari nk'uko tujya dutekereza ko aribo batazajya mu ijuru. Ni abantu bo mu rusengero imbere. Ndetse arababwira ngo kubw'ishyaka ry'iby'Imana byo murakataje ndetse muri imbere cyane, ariko ndabasabira ngo mukizwe. Ndagira ngo nabwo mvuge ko ntabwo ari kubasabira ngo bakizwe neza. Hari igihe abantu bajya babwira abandi ngo bakizwe neza, ngo bamaramaze. Ntabwo ari kubasabira gukizwa neza, ari kubasabira gukizwa. Reka mbabwire, iyo ukijijwe uba ukijijwe, niyo udakijijwe ntabwo uba ukijijwe. Ntabwo ukizwa neza bibaho, nta no gukizwa nabi bibaho. Ahubwo hari ugukizwa, hakabaho no kudakizwa. Umuntu ashobora kumara imyaka 30, 40, 50 avuga ko ari umukristo ariko akaba adakijijwe. Gukizwa byayobeye abantu, gukizwa byabaye inshoberamahanga, ariko gukizwa birasobanutse neza. Nuko hari icyo ukira ukijijwe n'undi muntu utari wowe. Simba so kwikiza, ni ugukizwa, ni ugukira icyaguhigaga, ni ugukira icyakwirukansaga, ariko hari undi ukigukijije. Ubwo ni ko gukizwa. Arabwira ati rero ndabasabira kugira mukizwe. Ntimukijije, mufite ishyaka ry'iby'Imana ariko ritava mu bwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana rero ni ubuhe? Ni Kristo. Biravuga ngo Kristo niwe yaduhindukira ubwenge buva ku Mana, aduhindukira no gucunguzwa no gucungurwa, ndetse aduhindukira no kwezwa, no kugira ngo uwirata wese yirate Uwiteka. Arabwira rero icyo mbasabira ni ukugira ngo mukizwe. Ntabwo mukijije, mufite ishyaka ry'iby'Imana ariko ritava mu bwenge. Ishyaka abantu benshi barafite. Urumva ikibazo ku isi cy'ishyaka. Inyigisho nyinshi ziri hanze aha, nimushyiremo imbaraga, nimusenge cyane, nimwirize ubusa, nimutange ibyanyu, namwe nimwitange. Inyigisho ziri hanze aha ni iz'ishyaka. Ariko banza urebe isi ishyaka mfite rirava ku Mana cyangwa rirava muri njyewe. Ishyaka ridashingiye kuri Kristo, ishyaka ridashingiye ku bwenge bw'Imana. Kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko ngo byatumye bihimbira gukiranuka kwabo, bityo basuzugura gukiranuka kw'Imana. Urumva aho gukiranuka kubiri gutandukanye. Hari gukiranuka k'umuntu,
hari no gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka Imana ishaka rero si ugukiranuka k'umuntu. Gukiranuka kwawe uko kwaba kungana kose ni ukuri mukore neza, mubane neza n'abantu amahoro, ariko ikijyanye no kujya mu ijuru cyo kirasaba gukiranuka kw'Imana, gukiranuka kuzuye ku kigero cy'Imana. Uko rero nta muntu kugira, bisaba ngo ukubone uguhawe n'Imana yo ubwayo kandi nk'impano. Gute rero? Kuko Kristo batubwiye ngo niwe amategeko yose asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. No gukiranuka umuntu aheshwa no kwizera Kristo, kuko Kristo niwe wasohoje iby'amategeko yadusabaga byose. Ibyo twe twananiwe gukora Kristo niwe wabikoze, ariko agamije kugira ngo umuntu namwize, niwizera ko yishyizeho ibyaha byawe, niwizera ko yahaniwe ibyaha byawe byose, niwizera ko urupfu wagombaga gupfa uzira ko uri mwene Adamu, ubwo akaba ari ubuzima utakwikiza ndetse n'ingaruka zabwo ari byo byaha, ukaba ukibyibonaho magingo aya. Niwizera ko ibyo byose yabyishyize, ariko n'igihano cy'ubwo bunyabyaha bwawe akakishyiraho, ari rwo rupfu. Biravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nawe nubyemera arakwandikiranuka, ubarwe nk'umukiranutsi, nta cyo gukiranuka wakoze, nk'uko yabazwe nk'umunyabyaha nta cyaha yakoze. Ese Yesu ko yahindutse icyaha, hari icyo yari yakoze se? Ni ukuri ntacyo. Nawe rero waba intungane ku rugero rwa Yesu kandi nta cyo gutungana wakoze. Yesu yahindutse icyaha ku rugero rwawe, nta cyaha yakoze na kimwe. Nawe kugira ngo uhinduke intungane ku rugero rwe, nta cyo gutungana wakoze na kimwe. Ubwo nibwo butungane yakuzanye. Ubwo ntibupfa mu mirimo yawe, nta mirimo y'umuntu yamuhesha gutungana ku rugero rw'Imana, kandi mu ijuru hazajya abatunganye nk'Imana. Nta cyaha na kimwe kizinjira mu ijuru. Iki kimwe uti ndabikora nkabyihana. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ubwo ari urupfu rero ntabwo ari amagambo mwabwirana wowe na mugenzi wawe. Ubwo ari urupfu rero ntabwo ari ukubyatura. Ubwo ari urupfu ni urupfu nyine. Birasaba ngo wemere ko ahubwo hari uwapfuye azira ibyaha byawe, hanyuma nawe Imana igukureho urubanza rw'ibyaha, ahubwo iguhe gukiranuka k'uwo nguwo nawe wazize ibyo atakoze, kugira ngo nawe uhemberwe gukiranuka utakoze. Uko rero no gukiranuka abantu bayobowe, ahubwo bakihimbira gukiranuka kwabo ubwabo, kuva mu masengesho, kuva mu maturo, kuva mu byacumi n'ahandi hatandukanye. Uko niko abantu bafite mu ishyaka, ariko Imana yaguhakanye. Imana yavuze ko itagushaka. Imana yavuze ngo ibyo bintu bituma ahubwo mupfobya gukiranuka kwawe, mukagira ngo muzinderwa muho gukiranuka kwawe. Ndakwingingira mu mwami rero kugira ngo nawe nimba utaragera gukiranuka kw'Imana ukwakira uyu munsi, kuko niko konyine kwatuma ujya mu ijuru. Ishyaka ryo benshi bararifite, ishyaka ryo ndetse umuntu arikuriramo, ariko ntabwo Imana icyo ishaka ari icyo. Iragira ngo wizere umwana wayo uve mu rupfu ujye mu bugingo. Imana ishimwe rero kubw'uyu mwanya duhaye, Imana ishimwe no kubwawe yashoboje kugira ngo dukurikire, tukwibutsa gusangiza inshuti zawe buno butumwa. Imana ishimwe kubwa Yesu n'iteka ryose. Amen.